Tica Musoni ibisanzwe ubundi twarebeye hamwe uburyo umuntu yangaje avitensi cyangwa se igihe zipangurira. Ubu tugiye kurebera hamwe imikoreshereze y'umuhanda, ibyapa, uburyo duca ku kayira k'abanyamaguru, uburyo turenga stop, hari n'amakosa tugenda dukora agiye atandukanye tutanabizi ko ari amakosa. Ubu tugiye kubirebera hamwe uburyo dukoresha ibyapa, uburyo dutwara neza mu muhanda, uburyo twubahiriza ibyapa, hamwe ari nabyo bivamo ibihano byinshi bagenda baduha byo kurenga ibyapa, kamera zikadufotora. Okay, tugiye kubirebera hamwe. Ni Tica Musoni Rwanda nk'ibisanzwe. Kanda subscribe, comment na share, tubane igihe cyose. Rero twaye mu muhanda imbere yawe neza, ubasha kurikora n'amaboko abiri, ukenera kurenzuka usigarana akaboko kamwe ugatezwa ugomba kurikora. Iki cyapa kiri imbere yacu cya dodani, niba kuri dodani genda buhoro ugapangura utenze ibuzo, iyo ahantu hamanuka ushobora no gusigarana kabiri cyangwa se rimwe mu gihe ushaka kuyurira buhoro. Iki cyapa kituri imbere kiturangira ko hano imbere hari ikorosi ikata muri gushyiramo indangacyerekezo, kubera ko ariho n'ubundi buri bwerekeze baba bakurangiye ko ari buri bwajya, ubwo atari buri bwajya kizereka bari kuri inyuma ka buri bwahindura icyerekezo. Bakomeza iki cyapa kivuga zebra crossing kiri mu wambuka. Zebra crossing rero mu buzima busanzwe twirinda kuyigonga, twirinda kugonga no murongo w'umweru, tugahagarara tukiwureba, tugategereza umuntu agatambuka, yamara kugenda tugashyira fitensi ya mbere. Ni nk'ibisanzwe nta mushoferi ugera kuri urwego atazi guhaguruka, ukikomereza kubera ko umuntu yatambutse. Iyi zebra crossing rero iyo uyiciyemo umunyamaguru ahari ategereje kwambuka ukanga guhagarara, i Kigali ho mu buzima busanzwe murabizi ko haba hari kamera kuri hejuru ya zebra, ukikandagizamo ipine hari umunyamaguru utegereje kwambuka, ihita ikwandikira 25, ihita igufotora. Tukomeze ikizami twige neza. Iki cyapa ni cya dodani bisanzwe, ubwo hano hatambika ashobora gupangura buhoro, shyira fitensi ya mbere, akazamuka yitonze. Ubona ko hari imbere yacu hari zebra crossing, hakaba n'akayira k'abanyamaguru k'abana. Nongera kwibutsa ko iyo tugeze kuri zebra tugasanga ari umunyamaguru duhagarara, uno murongo w'umweru tukiwubona. Iyo tuwukandagiyemo nakabera yatubwiye yuko uba wishe umuntu, ubwo twirinda gukandagira mu no murongo. Imbere yacu hari icyapa cya parking, nta muntu wemerewe guhagarara mu muhanda hagati areba kino cyapa. Iki cyapa twemerewe kugihagaramo akanya gato mu gihe dutegereje. Shyira ikintu utera ukerekezayo. Uhagaze mu cyapa hano mo hagati ni amakosa. Hano imbere ntihajya zino modoka nini nka cyangwa D1 zino ritiko zitwara abagenzi benshi, ubona ko ari birebire ntabwo yabasha gukwirwamo. Icyo gihe rero wigira imbere cyane ugaheza icyapa, ukisigira umwanya muto wo gusohoka, kugira ngo kubera ko imbere yawe nta wundi muntu waparika, niwe wenyine uhaparitse, wisigira umwanya wo gusohoka. Nyuma umwanya wose uba wasigayeyo nuwo kugira ngo abantu babone uko nabo bahaparika. Tugakomeza. Iyo uri mu cyapa ushaka kugaruka mu muhanda, nta guhita ukata ngo ugaruke mu muhanda, ushyiramo ikinyoteri ukananzukira muri autovizeri ko nta muntu uriyo. Nk'ubu hari umumotari anamuvugirije ihoni yikanze ko nshaka kumugonga, usambuka nanjye nkagenda ukamusite cyane nikomereza. Iki cyapa gifite inyuguti ya T, ni ikiranga ko hari umuhanda wisukira mu wundi. Bivuze ngo impamvu iki cyapa bacyereka abantu baturuka muri uno mukono ni ukugira ngo bamenyeshwe yuko hari umuhanda urasukira muri uwo barimo, basabwa kugenda buhoro, kuko uwo muntu ashobora kwinjira atabanje guhagarara akamuteza ibyago, cyane cyane ko uwo muntu nawe baba bamweretse stop yo kubanza guhagarara atabyubahiriza. Uwo muhanda ari uyu nguyu. Ubona ko nshobora kugera aha ngaha umuntu yazamuka hano akaba yakugonga, ariko waje wabyiteguye, niyo hageze ushobora kuvuza ihoni ugakomeza. Iki cyapa kimeze nk'umusaraba, hari abantu batazi ikintu kivuze, bazi ko ngari cyo kwa muganga kubera ko kibaho umusaraba cyangwa kwa padiri, ariko iki cyapa
cyapa kivuga amahuriro y'imihanda. Nuvuga ngo kara gatambitse ni umuhanda uzamuka n'umanuka, aka gahagaze n'uyu ndimo ukomeza, bivuze ngo ni mu mahuriro y'imihanda. Hari abantu tazi ikintu cyapa kivuze, benshi bazi ko ari cyo kwa muganga cyangwa kwa padiri kubera ko kibaho umusaraba. Aca gusobanurira abantu bajya bambaza ngo fitensi umupolisi ngo nakona ashaka ko ushaka gukoresha fitensi ebyiri umupolisi ngo ntagire ikibazo ukabunga akaba yagwatemera nababwira ati rero ntabwo ibyo bintu byemewe ukoresha fitensi zose uko zakabaye cyangwa se ukagarukira kuri enye by'izumba umusigagira ntabwo gukoresha fitensi ebyiri gusa imodoka ifite fitensi eshanu kandi aricyo zashyiriweho urumva kandi icyo usabwa ni uko wereka umupolisi ko wabasha kwitwara nk'imodoka yawe nshaka kubereka uburyo fitensi zikurikirana kandi neza uburyo ushobora gupavuma mu gihe agasabwa guhagarara. Muri make tugiye gukora nk'ikizamini, ngiye kukwerekamo ishusho y'ikizamini muri rusange. Iyo utangiye ikizamini uba wambaye isengeri ugomba kugaho bati utangiye ikizamini ati imodoka ikwaka fitensi ya mbere ukuramo akariyamo ikindi turishobora bavuga imiti bimaze igihe cyose. Iyi modoka yahagurutse ikintu cyo bavuga tugikuramo tugashyiramo fitensi ya kabiri tukagenda tugakomeza urugendo ukigira imbere gato wongerera akavuduko ugashyira fitensi ya gatatu ukigira imbere gato wongereye umuvuduko. Ubwo muri make fitensi ni umuvuduko utari uwo kwirukanka cyane ariko usumbana, tugashyiramo kane tugakomeza imbere mu gihe ntacyo afande aratubwira tugashyiramo fitensi ya gatanu tugakomeza dukomeza ikizami mu gihe afande nta yandi mabwiriza araduha. Ndashobora kukubwira ati shoferi shyira ku ruhande. Iyo hatemewe mubwira ko hatemewe. Igihe hatemewe ni igihe hari umurongo urombereje, hari umuhanda winjira mu wundi cyangwa se ari ufunze igipangu cy'abandi. Iyo ibyo byose nabyo ushyiramo icyo cyo gushyira ku ruhande za fitensi ya gatanu ukagaruka muri kane ugasubira muri gatatu ukagaruka muri kabiri ugashyira muri rimwe ugashyira ku ruhande utagonze wa murongo wo ku ruhande ugahagarara ugashyiramo double chinoteri igaragaza ko uhagaze nabi kuko uhagaze mu mukono w'abandi bantu bakabaye banyuramo bagenda. Akakubwira ati dukomeze wenda bagira ngo arebe ko ubasha guhagarara ukuramo za double ugashyiramo icyo guhaguruka ubwo ugaragaje ko usubiye mu muhanda ugahaguruka mugakomeza ugashyiramo fitensi ya kabiri ukongera umuvuduko ho gakeya fitensi ya gatatu ukongera akavuduko gakeya ugashyiramo fitensi ya kane. Urugero ashaka kuvuga ati dushyira ku ruhande ugashyira ku ruhande cyangwa icyo cyo gushyira ku ruhande ukareba bya bimenyetso byose kudafunze igipangu akahanda kinjira muri uwo muhanda urimo ugasubira gatatu kabiri rimwe ugahagarara ugakuramo cya kintu cyo gushyira ku ruhande ugashyiramo ikigaragaza ko uhagaze mu muhanda. Yagusaba gukomeza ukagikuramo ugashyiramo icyo guhaguruka ugahaguruka mugakomeza. Ugeze nkaho ugasanga hari umuntu wambuka uri mu kizami nta kintu na kimwe kijyamo uhagarara utagonze uriya murongo ugahagarara umunyamaguru yamara kugenda ugashyiramo fitensi ya mbere kuko ntabwo ubuzi iyo wari uhagazemo ugashyiramo n'ikintu cyo guhaguruka kugira ngo wereke umuntu ukuri inyuma ko wagutse atakudepansa warangiza ugakomeza ushyiramo kabiri. Ushobora uri mu kizamu ukagera kuri dodani n'ubundi nk'ibisanzwe. Kuri dodani iyo uri muri kabiri ushyiramo rimwe ugakora ku kamburiyage n'agaferi ukahurira buhoro warangiza ugashyiraho akariro ko kuyitereraho wamara kuyirenga ugasubizamo fitensi ya kabiri ukegura kamburiyage tugakomeza kugenda. Afande hari igihe akubwira amagambo muzatandukanye, hari igihe akubwira ati shyira ku ruhande ugashyiramo icyo tero ukajyayo kubera ko yakweretse hagarara hariya runaka, ariko hari igihe akubwira ati hagarara, icyo gihe aba ari emergency stop uhita uhagarara aho ugeze ugashyiramo double. Urumva icyo gihe ibyo bintu uzabitandukanye no kuvuga ngo shyira ku ruhande duhagarare kubera yuko emergency stop hari igihe umuntu ushobora kuvugira nko kugonga umuntu mu buzima busanzwe ufata feri nta kimwe witayeho nta bitensi ukuyemo nta kintu na kimwe witayeho bimaze guhagarika ishyiramo ikintu double chinoteri cyo kuhagaze nabi kugira ngo abakuri inyuma bakudepanse ibone n'umuntu wari ugiye kugonga ashobora kuba yasubiye inyuma cyangwa se akambuka buhoro. Noneho ushyiramo ukuramo za fitensi zose
ugashyiramo rimwe abantu bademo kinyoteri cyo guhaguruka ugakomeza ibintu bitandukanye n'igihe afande ashaka kukubwira ngo shyira ku ruhande urumva icyo gihe cyo gushyira ku ruhande bwo ni wowe utekereza neza ugasanga umurongo nturomberejeho hagati nta gipangu ufunze nta kayira k'abanyamaguru kinjiramo ugashyiramo ikinyoteri ugashyira ku ruhande neza ugahagarara ugashyiramo dabo. Ibyo bitandukanye n'igihe muzaba muri kugenda akabona umuntu ugiye kwambuka agahita avuga ati hagarara uhagarara aho ugeze ugashyiramo dabo, bivuze ngo ni emergency stop. Ikinyoteri kigisaba gukata iburyo